Maca reka nkubwire rero ntabwo twabanye nabi ntabwo wankorera kino kintu rwose aka kanya sibyo narakwizeye kandi reka nkubwize ukuri uwakubwira yuko ari wowe muntu nizeye nari narahagaritse ibintu byo kwizera umuntu sibyo ariko ntabwo wakumva ibintu nkoreye oya ariko nawe ntabwo nakumva nagize naye banakoze igishoboka cyose ubu se ukoze iki ngaho reka nkubwire subiza amafaranga yanjye naguhaye kugira ngo uyisubizeyo yansubize twumvikane nta nkoko igiruka nawe urabizi nta kibazo nta nkoko iruka ariko wowe uri umuntu mpereza amafaranga yanjye oya naraye nayakoresheje narayamaze basi numva wowe wandengana hano cyangwa ubona ntuje ukagira ngo nta kintu nagukorera urumva wari bundengane hano yemwe aba ni karibu aya mumeze mutese ndeba mumeze nk'ababaye byagenze biti muraho neza muraho amakuru yanyu ni amakuru nta ubu nibwo bwa mbere nabona mumeze gutya muri uru rugo kuko nzi neza ko mwishimye byatari byagenze bite Tom yaba akubise se ntabwo yabikubise none ni ikihe kibazo what's wrong what happened kiri kumwibarije kuko twe mwana yanjye ese kubera iki mutambwira icyabaye nabo bari kwibwira n'inshuti twe ntabwo twabona uko Tom ari he yikingiranye mu cyumba ntabwo ari kwemera what yikingiranye ntabwo ari kwemera kuvuga yarakaye cyane ikintu cyarakaje Tom akagiraho yikingirana n'igiki ntabwo ibyo ntabwo ndi kubyumva neza meze bite ariko ubundi mumbwire neza ntabwo ndi kubyumva ndagira ngo mutuze sibyo mumbwire niba ari cyo kubafasha ngiye mbafashe umva mureke kurira sibyo reka kurira hanyuma mumbwire ikibazo nicyo kibazo mufite debana ariko ndagira ngo mumbwire ikibazo mufite ni ikihe namuhereye gahunda ubu ngubu ari kwego ngiye kuzandwaza umutwe kandi kiradiro zawe nabisoje ariko uri muticaga umugambi gusa gira ahubwo ndimo kwihuta dufatirane igihe kitari cyaducika ibyo washakaga banze reba ibyo uzanye ibyo ari byo none se ubu ngubu koko hoya birimo byose ahubwo wowe birimo byose ahubwo wowe ntabwo uzi ikibazo ahantu kiri bureka Debora bureka hatagira ibintu wangiza ni wowe wanjye oya bundi njye narakubwiye ngo uyu umpaye diro iba yamaze kurangira mbere y'uko nyikora n'izindi gahunda zose njye nawe cyane kabisa ahubwo wowe ubanza wumvane ikibazo kiri rero uranejeje Debora byamvunye urumva banza wumve Debora banza wumve buriya amazi ntabikiriya yanjye ariko umeze neza meze neza hari accident yahuye nayo mu nzira oya ibintu byamvunye ibiki byakuvuye birenga kumvuna nagezeyo nsanga uko nyine wagiye wowe undangira nsanga bikaze kurenza uko urimo kubyumva impapuro zose zanjye zirimo pe zirimo ahubwo banza wumva ibi byangombwa nibyo nari nkeneye umva ahantu harimo ikibazo ndayaguha yose urimo kubona ko nazanye ibaga yose nayizanye ndayireba naje nyuma kuza kurebamo nsanga harimo ibintu byangombwa byose bya Tom nibyo nashakaga oya harimo perime ya Tom harimo na za diplome byose nabibonyemo mbura ukuntu mbireka kuko nabonaga bari buze kuza kumfatiramo kandi urabizi bamuhungu birimo byose none se ubuzima bwe ko bwose buzanye koko rumaca ibyo nibyo nagutuye ntabwo nazanye ubuzima nazanye ibaga ahubwo none se ndakubaza imyaka yose Tom mureba yarushya akora akiga agakora ibiki byose nagutumye diplome ye utagiye ngo nzanire ibyo nagutumye noneho wowe ibyo wanumye birimo noneho ibindi bintu birimo rero nawe uraza kureba ukuntu bihanduringa nyine nawe urebe ukuntu uzabisubizayo harimo diplome n'iki
harimo diporome na perime ebyiri za tomu zirimo zose ubwo urumva rero gahunda zo kuza kubisubizayo ni izawe umva nkubwire macana reka nkubwize ukuri rero urabizi ntabwo ujya untenguha iyo nkukeneye igihe cyose ndakubona sibyo umva nyine amafaranga ndayaguha sibyo amafaranga ndayaguha pe nubwo usanze ubu ngubu ndayicaranye ntabwo nyafite kuri njyewe n'urwo rurimi macana kumva sibyo umva nyine nkubwire ubu ngubu ntayo mfite aka kanya kuri telefone ndayaguhereza mu ntoki sibyo ahubwo umva nkubwire ndongera umva se akuze macana urirukanswa n'ikibundi kigiye kibazo ndanakuzimanira niba ufite n'inzara umva ntabwo nshonje umva nyine nkubwire njyewe nongera amafaranga angahe kugira ngo iyi diplome no kuri uyisubizeyo njyewe nsubira kwa Tom nyine usubireyo basi ushaka ukuntu wasubira kubivuga biragoye mwese mwamfashije mukambwira njyewe ndabafasha rega ndumva Tom njye ntabwo yananira Tom ntabwo yananira kumukavaringa njye mumbabare mumbwire Roger yes nubwo twabikubwira ntabwo wabasha kugarura Tom basi ngo njyewe ndabikora ndabizi neza Tom ntabwo yananira pe Tom twarabanye Tom twabanye mu bwana Tom twabanye mu bibi no mu byiza sibyo yuko kari nanjye wamufashije kugaruka igihe mwari mwapfushije ababyeyi ese wagiye n'ukamubaza yenda ko yabikubwira nyine mumbwire icyabaye hanyuma mbona ubu se ndagenda ntazi mumpeho amakuru hey Roger ukuntu byagenze nyine Jona wamubwiye kuko n'ubu bitagiye birangiza mumbwire ariko sinzi impamvu muri kurira don't cry mureke kurira mumbwire ni ikihe kibazo mumbwire Roger yes ukuntu byagenze Tom kare tubyutse adusanze mu masuka tuganirizaho gakeya arangije atubwira ko hari ikintu agiye kwenda haruguru ho gatoya bikaru kugira ngo umwihangane sibyo mureke kurira basi muba abantu b'abagabo sibyo ndabizi ko ibi mwaciyemo ari byinshi babasize muri batoya nta cyari kibabaje nk'icyo ntago numva ikintu cyatuma mumurira bigeze ahangaha nyumva neza yes urambwira nta kibazo nyuma yo kujyaho hano hari ibintu yarabanje nyine kutubwira aratubwira ngo tumushakire ibyangombwa by'imitungo y'ababyeyi badusigiye arashaka kujya guhinduza amazina oya reka kurira komeza umbwire komeza umuntu w'umugabo ariko amaze kugenda natumye murumuna wanjye Joana arangije reka kurira ariko yahangana umuntu w'umugabo sibyo arangije babyibye ibi what ibyangombwa by'inzu yanyu n'iby'amasambu ngo babyibye indi watinyuka kuza muri iki gipangu no kunzi ko gifite sekere ntabwo tubizi mwese mwari muhari cyangwa mwari muhari twari duhari hari aho batoboye nk'inzu se bakajyamo baje basanga harangaye barinjira bimeze bite ntabwo tubizi gusa ntabwo inzu bayitoboye ariko murabizi reka ngerageze ngende ndebe Tom ngerageze kumubwira ndebe ko yacuruka sibyo Roger ndakwinginze Tom agiye avuye nta muntu ari gushaka ko ngende bizi ko ari bumvi Tom ngiye turaziranye reka ntago yakwiyahura Tom ndabizi neza ntabwo iryo kosa yarikora noneho reka mbabwire mwihangane sibyo ngiye kugenda umuryango si wawe ni saro rwigeze ahindura icyumba aho mperuka reka ngende mwibwire ko ari ngende ndabizi ko ari bukanguke cyangwa se niba aryamye arakanguka cyangwa se niba ari yanababaye ariko ndabizi ko amvugisha niyumva ari ngewe sibyo mube murenzeho gatoya reka ngende numve amakuru sibyo cyo nizeye cyo ntabwo ariko muba abantu b'abagabo sibyo reka ngende numve reka ngende sibyo ngaho mwihangane sibyo mwihangane mureke kurira ndabizi ko biri bukemuke ibi ntago bikaze muhumure reka ngende mbanze numve ibintu se bishoboka biti
Tom Tom ni inshuti yawe Roger iri kugushaka. Sha ihangane rwose, ihangane, njyewe ntago ari uwundi, mbabarira unyumve gato basi. nkubwire rero ntabwo twabanye nabi, ntabwo wankorera kino kintu rwose aka kanya, sibyo? Narakwizeye kandi reka nkubwize ukuri, uwakubwira yuko ari wowe muntu nizeye, nari narahagaritse ibintu byo kwizera umuntu, sibyo? Ariko ntabwo wakumva ibintu nkoreye. Oya ariko Deborah nawe ntabwo nta kuntu mba nagize, nanjye mba nakoze igishoboka cyose. ubu se ukoze iki? Ngaho reka nkubwire, subiza amafaranga yanjye naguhaye kugira ngo uyisubizeyo. Yansubize. Twumvikane. Amafaranga nta nkoko igiruka, nawe urabizi. Nta kibazo, nta nkoko iruka, ariko wowe uri umuntu, mpereza amafaranga yanjye. Oya naraye nayakoresheje, narayamaze. Ntabwo basi numva wowe wandengana hano, cyangwa ubona ntuje ukagira ngo nta kintu nagukorera. Urumva wari bundengane hano? Ngaho reka ndeke no kuvuga yose, sibyo? Rumaca ndayiye ku bishuro zose ushaka, ayo nayo naguhaye nyakuba inshuro zose ushaka, ariko iyi bag imve mu maso pe, mbabarira Rumaca, mbabarira pe, yisubizeyo. Wagerageje? Ndacyakunda ubuzima bwanjye, ndacyashaka kubaho rwose. Ubu se koko Rumaca, wowe ibyari ngombwa kuri we narabizanye, ibyangombwa nabibonye. Narabibonye ariko ntago nagutinira ubuzima rwose. Nje nakubwiye ikintu kimwe, wafashe umwanzuro ibyangombwa ukabijugunya muri toilette bikagira inzira. Ariko aho kubura umutindi akantu kishwe n'intuza gusa yo gukunda amafaranga. Biri ibintu ngenge mpfa nawe Deborah ni bimwe. Ubu se kuko ndagira izi diro wagiyemo nta bintu by'imwe byemereye kugaragaramo. Ufata umwanzuro ubijugunye, urangiza wowe ufata ibyo ushaka, ugere ku byo ushaka wigende. Nanjye note zanye narazirenga byo kumbwira ngo ziragaruka, nta nkoko igira ukura bibi. Ariko nibyo nta nkoko igira uka rwose. Nta kibazo Rumaca, tuzahura no mu bundi buzima, sibyo? Oya ntubifatemo nkaho ari ibintu ugiye wenyine kwikomplikamo gusa. Diro zanjye nazisoje, nawe zawe wazisoje, note zanjye nazibonye, Messi turi kumwe, nubona n'indi gahunda mission uzambe. Genda mva mu maso, tumuka genda. Wamutindiwe akomana. Sha ubundi nyoko umuntu ubundi nta cyiza cyo kwizera umuhungu, abahungu. Ariko sundi impuhwe mfite n'iziki pfa kuba ibyangombwa narabibonye, ubundi ndarwana n'iki, nashaka sare ngo yarasaze. Ibyangombwa ndabifite, imitungo ubu ngubu ni iyanjye. Icyo nakora ubu ngubu nabishatse nagenda nkanashaka n'umuntu akabigura ariko akabitwara. Ubundi mfite ikibazo cye, ndamugira impuhwe se njyewe umuhungu wangira impuhwe n'ubu ntago banyishe nayo bangize bose bakanjugunya bakagenda. Reka nkwereke, ngiye gushaka umudiaspora, nibyo biba bitazi n'amakuru, nindangiza mugurisha ino mitungo. Umva ahubwo ngiye kuryoha, ndakize Deborah, yewe we. Okay, hari igishoboka wamfasha n'inshuti yanjye, turakora hari icyakorwa. Ariko urabizi hari agashuti kanjye kitwa Rumeca. Rumeca uriya senzi? Kariya kana karakana njya nkabona ni nk'agacakura kari ku mugabo. Kari agacakura ariko buriya kaba kaziranye n'abantu b'ababosi, kaziranye n'abantu, ibyo byose umuntu wabyibye ntabwo ari ingegera, afite icyo ashaka kubikoresha. Bivuze iki rero? Kariya kana gashobora kudufasha kumenya no kuneka ari amabandi yandi muri karitsiye, kuko waje ntabwo ari umuntu wabitumye, ni umuntu ufatika, ariko uwabyibye waje kubyiba ni umuntu w'umumayibo. Ariko uriya mutipe yadufasha kugira ute kumenya ngo ninde karakana, nta n'undi muntu ngiye mbona. None se ko ntibyashoboka ko abidufashamo se wenda yaba n'igihembo tukakimura cyane rwose. Kandi burangiye uriya mwana ajya mbwira tujye twumvikana ko nakubwiye ngo karakana kaba kazanye n'ababosi, kazanye n'abantu b'amarara, ziriya marine zose urabaziranye.
rero kariya kana gashobora kudufasha okay kandi birashoboka ikintu tugiye gukora mumamagarire ndakeka ufite nomero ye ndayifite mumamagarire none tumubwiye ko ari misiyo irimo n'amafaranga urumva mbwana ashobora kugenda muri abo bagenzi be urumva deja niba baganagiye yajyanywe n'umuntu uzi hano neza kandi n'ubwaba bw'uburara wenda akishakiragamo amafaranga cyangwa reka tubikore turebe Yes. Karame. Ndabona ndashima Imana nta kibazo. Meze neza narebe. Njye ndahari cyane nta kibazo rwose mba mabaye. Ahubwo kumamagaye ni amahorora. Habaye iki se? Tom wandiko kwa cya gipangu Ewa nanjye ni inshuti yanjye cyane Oya harimo akantu se ubizi ko ari rwo rurimi ngewe niyumvira gusa nta kibazo baramwibye twagerageje twabishyize mu buyobozi ukeka wese agomba kubihanirwa n'amategeko nyine kuvuga ngo bari kubikurikirana ariko bidakuyeho ko weho nk'umuntu ubana n'aya marara aba hari n'iruguza amarara menshi aho ngaho n'ibyo abaganira n'ibyo abayigamba urabizi wowe ushobora gukurikirana ukatumenyera wenda ukatumenyera gato y'umuntu waba ubyishe inyuma cyangwa se watwaye iyo baga numubona rero cyangwa se nukurikirana ukaduhereza amakuru mazima ubu urahembwa pe kandi bishimishije ubwo harimo ibihembo ndabikurikirana rero umenye ko nyine bwo n'ubuyobozi bubirimo ariko rero nawe ugomba kudufasha muri iyo gahunda uvuze ngo iki ngo harimo n'ubuyobozi cyane rwose bya bintu ngira ngo nta nubwo byoroshye ntabwo byoroshye wowe bikurikirane nawe urumva gufasha umukire nk'uriya ni ukwifasha kandi nawe uraba uri mu nyungu ubwo byajemo ubuyobozi ntabwo byoroshye nta kibazo ndaje ndebe ukuntu nikatsa mu makaritsiye turebe noneho nyine ndebe ubwo ngubwo ukuntu mbimera byanze bikunze ndagutarira amakuru ubwo harimo akantu abajema baraza kuza kubikora neza ndaza kukurebera ukuntu urwo gahunda zimeze urakoze cyane ndabizi ko uri mu gace rero urabikurikirana tu sawa ndaje mbigire ibyanjye nta kibazo turebe sawa murakoze ayiwe mwana we iwe ubu se ndagirane koko iwe mwana yo mu ijuru we yesu we ubu se ndabahona mana we ndabigenzane we mbega abantu b'abagome mbega batiye mbega abajura b'abagome mana yo mu ijuru ndagirane koko ubu se ndabahona mbega iminsi igiye kumva n'umukara we mana yo mu ijuru koko ibi ni ibiki kuki wanyandikiye guhora mbabara koko mana yo mu ijuru we ubu nari nzi ko basifatishije icyerekezo cy'ubuzima none ndebera koko imbaga y'abandi barayitwaye n'ibyo naruhiye nanjye barabijyanye ariko abajura ni abatindi umuntu wibakiba n'imyenda akiba n'inkweto ubu se koko noneho ndabahona ndagiye noneho ndapfuye agiye kwa ngaho ku gasozi ngiye yabongeye gusabiriza ndapfuye mana yo mu ijuru we ni ibiki koko mbega batindi mana ubu se ni rumaca wayisubijeyo ubu se rumaca se yatwara agatwara n'imyenda rumaca yatwara agatwara n'inkweto rumaca ye baba data noneho ndagira nte mana yo mu ijuru mbega isi ariko hari igihe umuntu yandikirwa kubabara koko pe ndabibonye nandikiwe agahinda ye baba data we ni ibiki koko ndabigenzane mana yo mu ijuru we mana yo mu ijuru ibi ni ibiki koko mana yandemye ni ibiki ndagira
bya bintu ntabwo byoroshye sasa mazi ntabwo akiri yayandi byajemo n'ubuyobozi hajemo n'ubuyobozi gahunda zibambwa nzerekeza he kanze sasa zino noneho ndaje ndebe ukuntu nkora indi plan B ndaje mpamagare Debora ategura iriya bag ayishyire hafi ngashaka abandi asere kwa Tom ariko ubwo hajemo ubuyobozi iriya bag igomba igere kuri Tom nta yindi gahunda yari sije guhamagara Debora iriya bag ikagera kuri Tom kanze mbikurikira so mana yanje koko ubu nk'inzegera yaje kanyiba ariko man cyakora umanika agati wicaye ukamanura bikakubangamira koko ubu se ninde wanyibye koko kinacyo kinyabije ubusuru ruramamagarira iki mva banyibaga bantwaye ibintu byose mana yanjye usuru ruramamagarira iki aro Debora niki umeze ute meze neza oya njyewe nta mahoro ahari icyo twakiraga inyeri noneho ntabwo bikiri urukonda umva urabizi negurira ibaga ibintu byakomeye noneho bya bintu byajemo n'ubuyobozi guki byajemo n'ubuyobozi we negurira ibaga ndaje mpite nyidepoza kwa Tom ugira vuba vuba kandi ndagira ne kandi reba runo rugoryi rurakubye ubu se ko ruhise rukupa ibaga bana yintwaye kanyahamagara maca